Ayo mabuye azajya ashongeshwa n'uruganda Phoenix Metal Limited ruherereye Karuruma mu karere ka Gasabo. Uru ruganda rwari rumaze igihe rutunganya gasegereti idashongesheje, ariko kuri uyu wa gatatu rwongeye gusubukura imirimo yo gushongesha rwaherukaga gukora mbere y'umwaka w'1994. Iyi ni inkono yifashishwa mu gushongesha gasegereti, ariko kugira ngo umushongi uboneke nuko havangwamo amakara, umucanga ndetse n'ishwagara, nyuma yaho bagacanira umushongi ukaboneka. Umusaza Misago Emmanuel ufite imyaka 63 yatangiranye n'uruganda kuva mu mwaka w'1981, n'umwe mu bagira uruhare mu mirimo yo gushongesha gasegereti muri uru ruganda. Iki gikono tubanza gushyiramo bushyushye, tugashyushya kuyo iyo dushuhije tujya ku temperature turi butangire gushyiramo umuriro w'amashanyarazi. Ubundi cyambere kiba kirimo ni amakara, kuko buri gasegereti ugatetse konyine ugashyiramo mu muriro ntikashye, aho kandi kumutuku gusa ariko ntigashye. Ministre w'umutungo kamere Dr Vincent Biruta n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Imena Evode basuye uru ruganda bashima imirimo yarwo. Imena Evode yanemeje ko imirimo yarwo yo gushongesha gasegereti igiye kuzamura agaciro ka gasegereti u Rwanda rwohereza hanze. Uruganda rufite ubushobozi bwo gutunganya toni 300 ku kwezi, nibwo bushobozi batangiranye, ariko kuko bafite furnace ebyiri cyangwa se amafuru abiri, bayaramutse bayakoresheje yose batunganya toni 600 ku kwezi. Mu Rwanda ubu ngubu ducukura gasegereti ibarirwa hagati ya toni 450 na toni 500 buri kwezi. Murumva ko dufite umusaruro wa gasegereti uhagije kugira ngo byibuze za toni 300 bakeneye ziboneke. Toni imwe ya gasegereti ihagaze ku madolari 19,350. Ubu ngubu uko bayigurishaga batarashongeshaga bayigurishaga 10,000. Urumva ubu ngubu hari kinyuranyo kinini. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umutungo Kamere yanasobanuye ko uruganda Phoenix Metal Limited rugiye kubona certificate mpuzamahanga izatuma gasegereti iva mu Rwanda imenyekana ku rwego mpuzamahanga. Ariko uyu munsi gishimishije nuko twageze ku ntambwe ya mbere mu zisoza, ku buryo nibigenda neza n'amasuzuma azakurikiraho agatungana bakaruha certificate, nirwo ruganda rwa mbere ruzaba ruri muri Afrika rushongesha gasegereti rufite certificate yitwa CFS. Ubwo rero ni igikorwa cyiza cyane ku Rwanda, gishimangira ko ibyo u Rwanda ruvuga ari nabyo rukora, ko rushigikiye ko amabuye acukurwa neza kandi tugakurikiza amahame yose mpuzamahanga mu kuyacukura mu kuyatunganya. Umuyobozi mukuru w'uruganda Phoenix Metal Limited Rafael Lita Dozahoni avuga ko ubu gasegereti batunganya ifite amasoko mu bihugu bya Aziya nk'Ubushinwa, Malaysia ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubito Kandidatiri, TV Rwanda mu mujyi wa Kigali.